ubwo rero izi nzozi zo kurota ukora ubukwe n'umuntu udakunda nizo tugiye kuba twaganiraho. Ushobora kwibaza ngo ese bishatse kuba byavuga iki? Ahubwo se byaba ari ikimenyetso kidasanzwe? None se ni bibi cyangwa ni byiza? Ibi byose ndetse n'ibindi uri kwibaza kuri izi nzozi, ndi hano ngo nkufashe kugenda uzisobanukirwa neza cyane, umenye buri kimwe kuri izi nzozi tugiye kuvugaho kuri uyu munsi wa none. Reka turebere hamwe mu gice cya mbere ibisobanuro rusange bigendanye n'ubukwe. Ubukwe mu nzozi muri rusange bugaragaza isezerano, impinduka mu buzima cyangwa se guhuza imbaraga. Iyi ni ya TV yanyu igenda ibagezaho byinshi bitandukanye, twibanda ku nzozi mugenda murota. Ubwo rero uyu munsi ntabwo nza kuba natinda cyane, tugiye kuba twarebera hamwe zimwe mu nzozi umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye kabisa adusaba yuko twamufasha tukamusobanurira, kuko ngo azirota kenshi gashoboka cyane. Ubwo yaranyandikiye arambwira ati Aizo, wamfashije ukansobanurira kurota ukora ubukwe n'umuntu udakunda bishatse kuba byavuga iki? Ati njye mpora mbirota cyangwa se mbirota kenshi gashoboka, ndifuza umfashe kuba nasobanukirwa bino bintu, menye icyihishe inyuma y'izi nzozi. Ubukwe mu nzozi muri rusange bugaragaza isezerano, impinduka mu buzima cyangwa se guhuza imbaraga. Ubwo rero ubukwe iyo bubaye hagati yawe n'umuntu udakunda bishobora kuba byasobanura ibintu bitandukanye. Wakwibaza ngo ese ibyo bintu bitandukanye ni ibihe? Ibyo bintu twabahitiyemo ibigera kuri bitatu. Icya mbere, gushyirwa mu bintu udashaka. Icya kabiri, imihango cyangwa se inshingano. Icya gatatu, ukwiyumvisha ikibura mu buzima. Reka noneho duhere ku cya mbere tugenda dusobanura akantu ku kandi kugira ngo ubashe kumenya izi nzozi neza cyane, cyangwa se ubashe kuba wagenda uzisobanukirwa. Gushyirwa mu kintu udashaka bishobora kuba hari nk'ibintu uri gukora mu buzima bwawe ubifata nk'igitutu cyangwa se uburenganzira bwawe butubahirijwe cyangwa se butubahirizwa. Kuri kabiri, imihango cyangwa se inshingano. Rimwe na rimwe birerekana ko uhatirwa kuguma mu mwanya udakunze, ariko ugomba kubamo cyangwa se ukaba ugomba kuba muri uwo mwanya nubwo wowe waba utabikunze. Kuri gatatu, kwiyumvisha ikibura mu buzima. Ubukwe bushobora kuba ishusho y'icyo wumva utakaza cyangwa se urimo kwirengagiza. Nizere ko aho hantu muri kugenda muhumva neza cyane. Gusa mbere yuko ngenda ku kindi gice cya kabiri, reka nongere nibutse wowe mushyashya cyangwa se nawe utarakanda subscribe, igihe ni iki ngo uyikande kugira ngo ugende umenya byinshi bigiye bitandukanye kuri izi nzozi tugenda tubasobanurira umunsi ku wundi. Rero kanda subscribe, ukande like, ujye muri comment utubwire uko ubyumva cyangwa se utwandikire inzozi wifuza ko twagusobanurira, tubashe kuba twagenda tugufasha. Ikindi kandi kinakomeye cyane, wibuke kuba wakora share cyangwa se gusangiza izi video n'abandi kugira ngo bagende bamenya byinshi ku nzozi zigiye zitandukanye mugenda murota. Ubwo rero reka tugende ku gice cya kabiri, nabwo turebere hamwe ubushakashatsi ku marangamutima. Ni ukuvuga ngo iyo urose ukora ubukwe n'umuntu udakunda uba ugomba kwibaza utese mu buzima busanzwe hari ikintu nk'akazi, umubano cyangwa se umushinga urimo utagushimisha, ariko ukabona ko nta hantu wakwirukira cyangwa se ntaho wabicikira ugakomeza kuba wabikora. Ese haba hari igitutu cyangwa se sosiyete cyangwa inshuti cyangwa nanone umuryango ugusaba kuba wakora ibyo udashaka? Ahangaha inzozi ziba zikuburira ko ugomba kwitaho amarangamutima yawe cyangwa se ugomba kwita ku marangamutima yawe no gufata ibyemezo bihuje n'ukuri kwawe. Reka dukomeze ku gice cya gatatu kugira ngo dukomeze kugenda tubyumva neza cyane. Ibisobanuro by'igihe kizaza kuri izi nzozi. Izi nzozi zishobora no kuba ikimenyetso cy'uko imbere hari igihe kizaza kizatuma uhitamo hagati y'ukuri kwawe n'ibyifuzo by'abandi. Ni nk'ihurizo rigusaba guhitamo neza aho uzashaka kutinjira mu isano, mu kazi cyangwa se mu cyemezo kitakubera, mu yandi magambo. Dukomeje kugenda twihuta cyane, reka tugere ku gice cya kane twumve impanuro tuvana muri izi nzozi cyangwa se impanuro dushobora kuba twakura mu busobanuro bw'izi nzozi. Fata umwanya wo kwisuzuma.
wibaza niba hari ibyo urimo gukora biri mu nyungu zawe cyangwa se ari ugushimisha abandi gusa. Ibyo niwo ugomba kuba wabyibaza, umenye se ibintu ndimo ndakora ninjye mu byo ubwanjye biranshimishije cyangwa ndimo ndashimisha abandi. Gusa tukiri aho ngaho ujye umenya ko umuntu wa mbere ni wowe, banza wishimishe ushimishe abandi nyuma. Niryo hame ngenderaho kandi nizera ko ari ryiza cyane. Ikindi kandi kinakomeye cyane, ntugatinye kuvuga oya mu gihe ubona ari byo bikwiye kuba wabivuga. Ikindi kandi kuba inzozi zakwerekanye cyangwa se zakweretse ubukwe n'umuntu udakunda bishobora kuba ubutumwa bwo kwiga uburyo bwo kwanga ibintu bitakubera. Muri make zikaba ari inzozi zirimo ubutumwa bukubwira ngo ibintu bitakubereye bivemo cyangwa se ibireke. Ikindi, shyira imbere ibyishimo byawe. Ntuzemere gukora ikintu kitagushimisha kubera igitutu cyangwa se ngo kugira ngo ukunde ushimishe abandi. Noneho twihuse cyane, reka turebere hamwe izi nzozi mu buryo bw'umwuka tumenye ese ziba zishatse kuba zasobanura iki. Ubukwe mu nzozi nk'isezerano. Mu mwuka ubukwe burerekana ubusabane, isezerano cyangwa se ukwihuza. Iyo rero ubukwe buba hagati yawe n'umuntu udakunda, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hari isezerano ryo mu mwuka ritari ryiza. Ushobora kuba uri guhatirwa kwinjiramo cyangwa se ikintu kitari icy'Imana, ushobora kuba wihuje nacyo ariko utabizi. Tugiye ku yindi ngingo, ikimenyetso cyo kwibura mu rukundo rw'ukuri. Kurota ubukwe n'umuntu udakunda bishobora kuba bigaragaza ko mu buzima bwawe hari icyuho cy'urukundo ndetse n'umunezero, ukaba wumva ko ibyo urimo atari byo umutima wawe ukeneye. Ibi bigutera kwiyumva nk'uri mu isano itarimo umunezero. Rero bikaba byagenda bituma urota inzozi nk'izi ngizi turi kugenda tuvuga zo kurota wakoze ubukwe n'umuntu udakunda. Ubu ndi kugenda ngana ku musozo, ariko mbere y'uko ngera ku musozo neza reka tubanze turebere hamwe ubutumwa bwo kwitondera amahitamo. Inzozi nk'izi zishobora kuba ubutumwa bwo kukuburira ngo witonde mu guhitamo ibyo winjiramo mu buzima bwawe, nk'ishyaka, akazi, umubano cyangwa se ibyo wemera mu mwuka. Guhitamo nabi bishobora kugutera kubana n'ibintu bituzuye cyangwa se bidahuye n'umutima wawe. Rero mu buryo bw'umwuka izi nzozi zigukangurira gusenga cyane, gusuzuma ibyo ukora cyangwa se ibyo urimo no gusaba Imana kuyobora amahitamo yawe kugira ngo utazihuza n'ibigutera akababaro mu buzima. Nuko rero kurota ukora ubukwe n'umuntu udakunda si inzozi zisanzwe gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubuzima bwawe bw'imbere. Izi ni inzozi zikuburira, zikwangisha kandi zikagusaba gutekereza neza ku cyerekezo cyawe. Ni isomo ryo gushyira imbere ukuri kwawe, ubwisanzure bwawe n'ibyishimo byawe bwite. Nizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro cyacu cyangwa se mwabashije kuba mwasobanukirwa izi nzozi zacu z'uyu munsi. Niba hari inzozi wifuza kuba wamenya icyo zisobanuye, uranyandikira muri komenti ubundi mbashe kuba nagufasha mu kiganiro cy'ubutaha. Nkibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima.